Muraho neza, tugiye kuganira ku ngingo ikomeye kandi ikunda kugira uruhare runini mu buzima bw'umuryango, ubuzima bw'ababyeyi ndetse n'ahazaza h'abana bacu, ariyo yo kuboneza urubyaro. Kuboneza urubyaro si ijambo rishyashya mu buzima bwacu bwa buri munsi, ariko ni igikorwa gikunze kuvugwaho byinshi bitandukanye. Hari ababyumva neza, hari n'ababifitiye amakenga cyangwa se amakuru atuzuye. Niyo mpamvu mfashe uyu mwanya ngo tubiganireho, maze dusobanukirwe ku byiza n'ibishobora kuba ibibazo bivuye mu kuboneza urubyaro, duhereye ku bumenyi nyabwo. Kuboneza urubyaro bigamije gufasha abantu n'imiryango kugira ubushobozi bwo gutegura igihe bashaka kuzabyarira, umubare w'abana bashaka kuzabyara, ndetse n'intera iri hagati y'umwana n'undi. Ariko nanone nk'uko indi miti cyangwa uburyo bwose bwo kwita ku buzima burimo inyungu n'ingaruka, no kuboneza urubyaro bifite ibyiza bikomeye, ariko bikanagira ibishobora kugorana cyangwa gukenera ubusobanuro bwimbitse kugira ngo umuntu ahitemo azi neza ibyo ahisemo. Igira hino tubiganireho neza, dusobanukirwe bihagije kugira ngo tugire ubumenyi bwizewe. Njye tugiye kubana muri kino kiganiro, ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze. Nitwa Miriam. Nk'uko twari tubikomojeho mu mwanya, kuboneza urubyaro ni uburyo bwo gutegura igihe, umubare w'abana n'intera igomba kuba hagati y'abana abashakanye bazabyara hakoreshejwe uburyo butandukanye. Hari ibyiza byo kuboneza urubyaro, ariko hari n'ibibi bijyanye nabyo bitewe n'uko bikorwa n'ukuntu bifatwa n'abantu. Reka duhere ku byiza byo kuboneza urubyaro. Icya mbere ni ukurinda inda zitateganyijwe. Kuboneza urubyaro bituma umugore agira igihe cyo kwitegura neza umwana ku mubiri no mu mitekerereze, bikagabanya ibyago byo kuva mu ishuri ku bakobwa cyangwa ibibazo by'ingo zititeguwe. Icyiza cya kabiri ni ukurinda ubuzima bw'umubyeyi. Umubyeyi abasha gutegura neza igihe kiri hagati y'imbyaro byibuze imyaka 2, bigafasha umubyeyi kugumana imbaraga zo gukorera urugo rwe neza imirimo ikwiye uko abishaka. Naho icyiza cya gatatu ni ukongera ubushobozi bwo kurera abana neza. Umuryango ushobora gutanga uburere no kwita bihagije ku bana babyaye. Umwana wese agira amahirwe yo kubona ibiryo bihagije, uburezi n'ubuvuzi mu gihe gikwiye. Icyiza cya kane cyo kuboneza urubyaro ni ukongera amahirwe y'iterambere ry'umuryango. Umuryango muto ubaho neza kurusha umunini udafite ubushobozi. Ababyeyi bashobora gutekereza ku buryo bwo kwiteza imbere batikorewe n'imvune z'abana benshi. Naho icyiza cya gatanu cyo kuboneza urubyaro ni ukugira uburenganzira bwo guhitamo. Abagore baba bafite uburenganzira bwo guhitamo igihe bazabyarira n'uko bazabyara, bikabafasha mu buzima bwabo bwose. Ibi tumaze kuvugaho ni ibyiza byo kuboneza urubyaro. Reka tugaruke no ku bibi bishobora kuboneka mu kuboneza urubyaro. Icya mbere ni ibyago byo kugira ingaruka ku buzima bitewe n'uburyo bwatoranijwe. Bumwe mu buryo bwo kuboneza urubyaro bushobora gutera ingaruka zitandukanye, urugero nko kuzungera, guhinduka k'umubiri cyangwa kugira amaraso menshi mu gihe cy'imihango. Ikibi cya kabiri ni ukubangamira ubuzima bwo mu mutwe. Hari abashobora kugira impungenge cyangwa kwiheba bitewe n'impinduka z'umubiri cyangwa imyumvire mibi bafitiye ubwo buryo, kuko babifata nk'agahato. Naho icya gatatu ni imyemerere n'umuco. Mu mico imwe n'imwe, kuboneza urubyaro bifatwa nabi, bikitirirwa kudashaka abana cyangwa kudakunda urubyaro, bigatuma bamwe babifata nk'icyaha cyangwa bakabifata nk'ibintu bitari umuco bitewe n'aho baherereye. Ikibi cya kane cyo kuboneza urubyaro ni ukunanirwa kubikoresha neza. Birashoboka ko uburyo bwatoranijwe butakoreshwa neza, urugero nko kwibagirwa gufata ibinini bishobora gutuma hataboneka inyungu zari zitezwe kubera ko uwabinywaga yabyibagiwe cyangwa akajijinganya maze akabisamiramo. Icyo gihe habaho inyungu zitari zitezwe, bikaba byakurura n'amakimbirane mu muryango. Naho ikibi cya gatanu
ni ukubura ubujyanama buhagije. Hari abashobora gukoresha uburyo budakwiye kubera kubura ubujyanama bw'abaganga cyangwa kubera kubura amakuru nyayo, bikaba byateza ingaruka ku buzima bwabo. Aha impamvu byateza ingaruka si uko kuboneza biteza ingaruka, ahubwo bigendanye n'imisemburo uwo muntu aba afite. Ubujyanama buhagije bwa muganga bushobora kugufasha guhitamo bitewe n'imisemburo yawe. Icyo twavugaho dusoza ni uko kuboneza urubyaro ari ingenzi cyane mu buzima bw'umuryango no mu bw'iterambere ry'igihugu. Gusa bisaba ubujyanama bw'abaganga, kumenya uburyo buboneye ku muntu no guharanira ko bigenda neza kandi mu bwisanzure. Ntabwo ari bibi cyangwa se byiza mu buryo buhoraho, byose biterwa n'uko bikorwa. Impamvu bikozwe n'uko byakirwa n'umuryango. Ikibazo wibaza ku bijyanye no kuboneza urubyaro mu kigero cy'imyaka yose urimo, twandikire muri komenti cyangwa kuri WhatsApp nimero 0788 73 78 15. Murakoze, mugire amahoro, naho ubutaha. Ndagukangurira gukora like kuko ni ingenzi cyane, ukore subscribe, ukore kukazogera kugira ngo tujye tubana mu bindi biganiro.